nk'uko muri kubyumva mukanabireba ku mbuga zigiye zitandukanye, umuntu ari kuvuga Los Angeles wakumva na Hollywood ugahita umenya amakuru ahari kugeza uyu munsi. Aka gace rero ka Hollywood ni agace hanini gatuwemo n'abasitari, gatuwemo n'abantu bagiye bakomeye muri Amerika, ariko kugeza uyu munsi umuriro uhari ni umuriro uteye abantu inkeke. Abantu benshi bari kwibaza ati se uyu muriro watewe n'iki, uyu muriro wacanwe n'iki? Ni ibintu biri kugorana cyane cyane, no mu kuwuzimya birimo biragorana, kuko nawe ibaze niba umuriro aho bari kuva bazimya umuyaga ukaza ugakubita bya bishashi biri kugenda bikwirakwira hose, ugasanga n'ubundi bameze nk'aho n'ubundi sinzi, ariko ni ibintu bigoranye. Tugiye kwibaza ati se uyu muriro kuva ku itariki 7 z'ukwezi kwa mbere, nyuma y'uko hari habaye nk'umunsi mukuru wa bamwe mu basitari bagenda bakina amafilime n'ibindi bintu bigiye bitandukanye bashimirwa, kuko ni ikintu kiba ngarukamwaka cyo kuba bashimira abasitari bagiye bakora ibintu bigiye bitandukanye. Aha rero nyuma y'uko habayeho kuba Imana bayifata nk'aho itariho, bayifata nk'aho bakayitera komanteri, ni ibintu wakwibaza ati ibi bintu tubisanishe bifitanye isano n'uyu muriro waba waratse nyuma yo kuvuga ririya jambo. Nk'uko mwagiye mubibona n'ubu mukibibona, habayeho umuhango wo kuba bashimira bari abasitari bagiye batandukanye, noneho habamo ko Imana ibona 0, nabo barabyivugira ati Imana nyir'umuremyi w'ikirere yabonye 0, muri make nta butore ifite muri twebwe. Ibyo rero kuba wabifata ukabishyira public y'abantu y'isi yose, ni ibintu biba biri kugenda bicicikana, ukabona Imana hari ibonye 0, kandi wowe uko uriho ntuzi uko wabayeho, nta ruhare rundi wabigizemo, ntiwihaye umwuka ngo uhumeke, ingingo ufite zimwe na zimwe ntabwo uzi uko zakugezeho, nta n'ubundi bushake wageze, ariko nyuma ukavuga ati Imana yabonye 0. Biba bigoye rero nawe urebe, iyo nko mu ishuri wabonaga 0 wumvaga ubabaye, kandi pe wagerageje wakoze, nta n'ibyo uzi ariko wagerageje wabonye 0. Aha rero Imana bayifashe nk'aho itariho, ari nyantege nkeya, itagikora. Imana ni kuba hari aho bageze, hari ibyo bagezeho, tujye dusubiza amaso inyuma urebe ati kuba byibura ngeze kuri iki, yego koko ndimo ndakora bikemera, ariko ntuzi impamvu. Byibura shima Imana kuko hari n'uwabigerageje bikanga, ariko mu gihe wakihimbaza ati kuba mfite ibi ngibi ni ukubera nizi ibi, ni ukubera mfite imiryango imeze utya, oya, ahubwo dukwiye kujya tubanza dushima Imana. Aha rero Imana bayifashe nk'aho yabonye 0, ndetse 0 ifite n'amatwi menshi cyane. Nyuma yo kubivuga barishimye, barasetse, babona nta birenze, nta kibaye. Noneho reka tugereranye ibyabaye i Sodomo n'i Gomora ubwo Imana yarimburaga. Iyo usomye mu Itangiriro ibice bya 19 ku murongo wa 24, haranditse ngo maze Uwiteka agusha kuri Sodomo n'i Gomora amazuku n'umuriro bivuye ku Uwiteka mu ijuru. Ibintu bivuye ku Uwiteka rero biza bifite imbaraga nyinshi zitandukanye n'ibindi biza bigiye bitandukanye. Aha rero Imana ubwayo yohereje abamarayika bajya i Sodomo n'i Gomora kureba koko ko twumva ngo hari ubutinganyi, n'ibyo koko, mbere yo kugira icyo tuhakora. Bageze, Loti yari yicaye mu marembo ya Sodomo, niwe wakira abo bamarayika, ariko kuko ubutinganyi bwabo bwari bwarageze ku rwego rwo hejuru, Loti babagabo baza kumwaka, babagabo bagenzi babo ngo bakoreshe ibyo bashaka. Loti aguma kugira kunangira. Ibyo byose rero Imana yarabirebaga ikabibona. Ese twakibaza ati uyu muriro
yaba ari umujinya w'Uwiteka nyuma y'uko Imana mu ruhame ibonye zeru? Ni ibintu biba binababaje kandi binateye n'agahinda. Nawe ibaze ubaye waragiriye nk'umuntu neza, ni urugero waramurwaje ukamurwanaho ku buryo agera ku buzima nawe uvuga ati byibura uru rwego agezeho rurashimishije, noneho naba mbaye ntandukanye nawe nkaba nanjye mpugiye mu bindi, ariko nyuma ukumva kuvuze nabi kandi mu bishoboka byose hari icyo wakoze kugira ngo ahari yego n'Imana bigufashijemo ibigucishamo, ariko ukumva nyuma arimo yakuvuga nabi. Icyo gihe nawe nk'umuntu urababara ndetse ugafata umwanzuro. Ariko Imana ahangaha yo urumva bayikoze nko mu jisho, ni nko ahari yari imeze nk'ibarwaye, noneho imbarutso iba irabonetse. Aha rero nyuma yo kuvuga yuko Imana ibonye zeru mu ruhame, ni ibintu binababaje. Uyu muriro rero kuba ugikomeje kandi koko barimo barakoresha tekinoloji yabo bakagerageza kuzimya, ni ibintu bigoranye kuko urumva uwo umuyaga urimo uraza ukaba wahuha, umuriro ukaguma ugasakara hose. Ni ugutegereza Imana kuko niyo nyiri kuwuzimya. Yego abantu bazagumya bagerageze bakoreshe ubundi buhanga, ariko Imana yo ubwayo kuko iba ifite mu mugambi irabizi yuko hari gushya, ifite uko izawizimiriza. Aha rero ibyabaye i Sodomu n'i Gomora byakwiye no guhisoma abantu bose, ndetse n'uyu munsi ibiri kuba Los Angeles ni ibintu bikwiye kutwereka yuko Imana uko yari iri kera n'uyu munsi ikiri igikora. Hari Imana itajya ni Imana yanga ubundi agasuzuguro. Iyi Mana hari umunsi umwe Abisiraheli begeze babwira Mose atari ko iyo Mana uhora utubwira iri hehe? Iyo Mana uhora uvuga ngo wavuganye nayo iri he? Noneho Mose arabajyana, urumva babanzaga kwiyeza, bahageze babona imisozi irimo iratigita, babona birakaza imirabyo irimo iraza. Babwira Mose ati rero genda wowe ubonane n'iyo Mana yawe, niba ari ukwiza ntabwo byakunda, genda ubonane nayo muramenyeranye. Rero Imana ikora nk'Imana nyine, ntabwo ikora nk'uko twebwe abana b'abantu dukora cyangwa tuba dutekereza. Iza mu bumana bwayo, niyo mpamvu kuba wayireba mu maso ahari biragoranye, noneho mu bikorwa naho turayireba tukayitinya. Iri jambo ryo mu itangiriro rero, ibiri kuba muri Los Angeles ni ibintu cyane wakwibaza ukuntu. Yego hariho wenda nk'igihe cy'ubushyuhe n'ibimera byahari byarumye, akaba ariyo mpamvu no kwihuta k'umuriro birimo birihuta cyane. Ariko ahantu kuba iri jambo wenda iyo biba iri jambo ritaravuzwe, yego naho haba harimo ubushake bw'Imana, ariko kuba waba utukiye Imana mu ruhame nk'uko iyo dusomye mu Kuva ibice byaho ni ibice byaho 20, Imana itanga amategeko. Iyo dusomye ku murongo waho wa 7 haravuga ngo ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka atazakubara nk'utacumuye uvugiye ubusa izina rye. Hari igihe tuvuga izina ry'Imana mu bintu bidafite umumaro, tukayivugira nyine ubusa, ibintu biri aho ngaho, ariko dukwiye kutazajya tuvugira izina ry'Uwiteka Imana yacu ubusa. Imana ni nyinshi, ariko iyo ukuri n'imwe, izo zindi ujye uzivugira ubusa uko ushaka, ariko utinya Imana yo yaremye ijuru n'isi. Imana rero hari ibintu byinshi yagiye ikora kuva kera, uko yarimbuye ku bwa Nowa igwisha imvura imara iminsi 40, imvura iragwa imara iminsi 40. Nawe umbwire, hari igihe yagwa nk'umunsi umwe ugasanga ibiza byabaye ibiza, abantu bapfuye, amazu. Noneho yaguye iminsi 40.
iyo usomye itangira ibice byaho 8 iri jambo risangamo yaguye iminsi 40, urumva n'amajoro 40. ubwo urumva nta kimera usibye ibinyabuzima bimwe Nowa Imana yari yamuhaye bajyana mu nkuge nibyo byaba byararokotse, kuko iyi mvura kugwa kwayo amarembo ikuzimu harazikutse, imvura iragwa, amasoko arazamuka. Ibaze noneho amasoko yarazamukaga n'imvura ubwayo ikagwa, byari ibintu birenze cyane. Aha rero Imana y'ukwiza iza kwishi, iza mu bikorwa byinshi, ariko dukwiye kwirinda icyaha n'igisa nacyo, no mu gihe twacumuye ku Mana tugaca bugufi. Ni ibintu Imana ntabwo yakanga kukubabarira, ahubwo ireba umutima wawe ukavuga ati nafashe icyemezo, noneho Mana ntabwo nzongera. Aha rero muri aka gace muri Los Angeles, usibye Imana yo yaza ikabarengera, ni ibintu bikigoye cyane, ni ibintu bikigoye. Bo baragumya bagerageze, ariko Uwiteka niwe ubifite mu biganza byayo, ifite uko izabikora, ifite uko uriya muriro ugomba kuzima, kuko urebye Imana y'ubwayo uko yakoraga n'uyu munsi niko igikora. Nubwo abantu bashobora kubireba bamwe bakumva yuko ari ibintu biri aho kuko ari ikiza cyabaye, ariko biba biri mu bushake bw'Imana, biba biri mu bushake bw'Imana. Yo iba yabikoze, izi impamvu hari icyo ishaka kutwereka cyangwa kwereka abatuye isi, kuko ariyo nyir'ijuru n'isi. Imana rero kenshi iza mu bumana, nyine iza mu bumana bwayo, ukayibona mu bumana. Nka Mose yageze umunsi umwe yararagiye intama za sebukwe Yetiro, abona igihuru kirimo kiraka, aravuga ati wakegera hari ahantu nkirebera, ariko yabonaga cyaka kidakongoka. ngo agiye kureba abonye yarebye ukuntu haka umuriro, aravuga ati kanegere ndebe igihuru cyaka kidashya ngo gikongoke. Agiye kuhagera Uwiteka aramubwira ati banza ukweture inkweto zawe kuko aho ugeze ari ahera. Imana imubonekera mu buryo bw'umuriro. Iyi Mana rero uko yari iri kera n'uyu munsi ni kure. Urumva rero kuba ibintu byarabaye hari ahantu n'ubikira muri Los Angeles, ni ibintu bitoroshye, kuko icya mbere cyo abantu bahatakariza ubuzima cyane, ibikorwa remezo byarangiritse bigiye bitandukanye, ndetse ahari n'ubukungu urumva burahungabana. Aha rero dukwiye kumenya ubushake bw'Imana, uko Imana ikora, uko yagiye yigaragaza, tukayitinya, kuko n'uyu munsi iracyakora. Hari abaririmba ngo ya Mana yavuganye n'abakera, n'uyu munsi iracyagira ute? Iracyakora, iracyavuga. Uko yari iri ntabwo yahindutse, iracyari ya Mana. Ubwo rero ni ukuguma gusengera Los Angeles, ariko nabo ni isomo rikomeye no ku isi yose, twirinda gutuka Imana, kuyivugira ubusa, bya bindi twafataga nk'aho byoroshye ko nta cyabaye, nta birenze. Ni ibintu rero dukwiye kumenya yuko Imana igihana kandi gikora uko yari iri. Niba yarakamirije Abisiraheli inyanja bakambuka, ibyo bitangaza n'uyu munsi iracyabikora. Imana irakomeye kandi ni Imana y'inyagitinyiro, ni Imana itinyitse. Ubwo kariya gaciro ka Los Angeles, aho wenda nko muri Hollywood, aho wasangaga nyine hari imiturirwa, hari iki,
mbega byose uba usanga byabaye umuyonga, ariko bikwiye gutanga isomo ku isi hose, ukamenya yuko Imana igikora itajya ihinduka, ni Imana nyine, ni Imana uko yari iri kera kose niko iri. Ni ugutegereza Imana, niba ifite uko izawuzimya. Urambwira nibyo barimo baragerageza, aho bagerageje mbwira igihe arahava umuriro nawo usimbuke, ariko yo ifite uko yabigenza n'igihe yihaye. Nk'uko iyi minsi 40 yashize, aya mazi amasoko y'ikuzimu agafungana. Imana rero ni Imana ikora ibintu, mbega ibikora mu bumana bwayo. Mbwira niba imigezi ku bwa Nowa yari isanzwe itemba, hari ahantu hari amasoko, ariko umunsi yagennye ati uyu munsi ndaharimbura. Abantu bananiwe kumva, abantu bananiwe gufasha Nowa kubaka inkuge, amasoko y'ikuzimu yose arafunguka. Igeze igihe cyo kuba yahagarika ayo mazi naho biremera. Iyi Mana rero ni Imana dukwiye gukunda ndetse tukagumya kuyitinya, tukamenya yuko kubaho kwacu twebwe nta ruhare na rumwe twabigizemo. Wisanze uko uri, ntabwo wigeze uvuga ati Mana, cyangwa uvuga ati ngiye ndirema gutya bikunde. Abantu barya bigerageza ukihataye ushaka, ariko wihataye ushake atari wowe wizanye ubwa mbere, atari wowe wigejeje ku isi, utazi n'uburyo wahageze. Ariko Imana dukwiye kuyitinya, tukirinda kuyivugira ubusa, kuko ari Imana y'igitinyiro, Imana ihambaye. Wibuka ibyo yagiye ikora Sodomo na Gomora ku bwa Nowa, n'ahandi hagiye hatandukanye, yagiye yiyerekana ko ari Imana itavogerwa, yanga agasuzuguro, yanga umuntu uyisuzugura ushaka kuyifata nk'aho itariho. Iyo Mana rero n'uyu munsi iracyakora, tuyiringire kandi tuzi yuko ibyo ikoresha mu bintu bigiye bitandukanye kugira twigisha ari isomo bisigira isi yose, bisigira buri umwe wese akavuga ati ubushake bw'Imana koko burahambaye. Mugumye rero kuba mu mwanya wanyu mwashyizwemo n'Imana, twirinda ikintu cyose cyadutandukanya nayo muri iyi si. Nubwo bigoye, ariko Imana igitanga imbaraga